urareba hano handitse urwandiko Pawulo yandikiye Abefeso, urareba igice cyaho cya mbere, hanyuma tuhera ku murongo wa 15. Mukiri kuhareba nshimiye bene data bose batambutse aha bakavuga Imana. Harimo Theoneste Imana umugisha, harimo uriya mubyeyi ndetse ko ubwo ni umugeni, nanjye uriya mukwe nzabutaha. Iyo naba ndi hanze y'igihugu ko mfite amakuru yo kugenda zatega indege nze gutaha, nzabutaha. Harimo uriya mutumishi yitwa Frederick Haguruka, Imana yambye iguhaye amafaranga, abadayimoni bajya kuba igihumure ku buzima bwawe. Gomeza uhagarare mu bandi makuru. Nabonye umuntu akubakira inzu ikomeye, ngiye kubona ngo umuntu ashize hano inyenyeri mboniranze. Ijwi ry'Imana rirambwira ngo ugiye kumurikira abantu benshi mu gihugu cy'u Rwanda no hanze yacu, ugiye gutumirwa mu izina rya Yesu. Genda witabira mu izina ry'Umwana. Muri hano cyangwa mwatashe? Abananiwe bayo umushani mutaha. Abagihari mwese muvuge cyane ngo amen. Imana ibamugisha mu izina ry'Umwami Yesu. Kandi nshimiye uyu buyobozi bwaduhaye ikaze ngo tuvuge Imana hano. Imana ibamugisha mu izina rya Yesu. Maze iminsi ndi kuvuga ubutumwa bwiza mu gihugu cy'Ubujumbura, n'amaze icyumweru bampaye nashobora gusakira mu izina ry'Umwami. Ahantu handitse Abefeso nahageze, igice cya mbere nahageze, uhereye ku murongo wa 15 nahageze. Imana ibaha umugisha. Haravuze ngo nicyo gituma, niko hatagira ngo namwe sawa nashaka ko umuntu wese afata Bibiliya agasoma. Ibyo bintu mwigize no kudasoma mugira ubunebwe, n'abatazana Bibiliya mu rusengero mujye mubandebera bameze nk'abana, ntabwo baba bazi aho bagiye. Umeze nk'umuntu ugiye ku isoko, ugiye guhaha udafite amafaranga, bakwita umushumba bagukubita. Shalom esikita the Lord sifowa. Kandi mbere yo kuvuga ibintu byinshi, Imana irambe munagira umuranga muri tani. Imana igiye gutambuka kuri buri muntu wese wicaye ahangaha. Imana igiye kumutambuka, Imana igiye kumutambuka. Haravuze ngo nicyo gituma maze kumva uburyo mwizera Umwami Yesu mugakunda abera bose, mbasabira Imana udaca, ntabasabira ko senze, kugira ngo Imana y'Umwami wacu Yesu Kristo ariyo Data wa twese w'icyubahiro, nibyo irahumuka ubwenge no kwishura tumugira gute no yimenya, no amaso y'imitima yanyu abona uko weza. Mu mbagi ibyo mwinjiza bari yabahamagaye, mu mbagi ubutunzi n'ubwiza bw'igazaragabera, mu mbagi ubwinshi bw'imbaraga zayo butagira ikiremwe, izina twebwe abizeye nk'uko izi mbaraga z'amashanyarazi zigize gute ziri. Izo yakoreye muri Kristo Yesu ubwo yamusuraga mu bapfuye, ikamwicaza iburyo bwayo ahantu haheyewe. Dore umurongo ushaka, uyu murongo mugezeho uze kuwushyira kuri status, upostingi ushyira kuri Twitter, n'abafite zanyu zamushyiraho bose mushyiraho. Ni umurongo w'umwaka wose. Nakosere Maria Gorova ndafashishwa Keria Sarafarawe. Uyu murongo wabonye imushyize hejuru y'ubutwari y'ubushobozi bungahe? Mujye muvuga muzi kuvuga. Imushyize hejuru y'ubushobozi bungahe?
ivugwa uretse muri iki gihe gusa, ahubwo n'ubu bizagira gupera. Mwakira neza ijambo cy'Imana. Hanyuma nimundeba nimutwe murasara nshoje, bazaniye amakuru umunwa uri kuri nyabahe cyangwa nyasubize ndayabaha nicyo cyazanye kotasifowa. Umuntu wese wicyaha amuzaniye amakuru yiyongera ku byatambutse. Mbibutse yuko iyo turi hano ntabwo tuba turi muri kompetisiyo z'amarushanwa, tuba tuvuga uwaduhamagaje. Yego yego. Hanyuma bazaniye amakuru nanjye yaturutse ku mutima w'iki by'Imana. Uri hejuru yanjye ngo mbabwire ngo nimuhumure kandi mwongere muhumure kandi mwongere muhumure, ibiguteye ubwoba byose abisha ubushobozi. Reka subiremo uhumure kandi wongere ugire gute uhumure kandi wongere ugire gute uhumure, ibiguteye ubwoba byose uri hejuru anushike. Reka tubikore tanganiri tumenyere, musuhuze ntacyo gupfa umubwire ngo humura, ibyo ngibyo ubona Yesu abiri hejuru. Ndafashijwe lekuseva ndafashijwe turowasarava ndafashijwe kandi ku izina ry'Imana ndafashijwe kandi ku izina ry'Imana ndafashijwe. Ndikubwira hano masaha ikintu cyose uzi kiri kuri iyi si ntikizagutera ubwoba. Yesu dutunze muri twebwe muvuga cyane ngo Yesu. Hariya mu rugo muvuze gatoya ntutahembere gushakira ituro mu izina ry'Umwami Yesu. Reka nabwire ijambo rikomeye, bajya baca umugani ngo uwambaye ikirezi ntamenya ko kera. Ujya uhagaze papa mama, ujya uhagaze. Imana irame itongera iminsi yo tubaho, irame riguhaye amafaranga, irame abanza ufite ni benshi ariko ntacyo bazagutwara, mbese muvuge ngo amen. Uwambaye ikirezi ntabwo amenya icyo, ntabwo amenya kugira piyeri. Ubundi umugabo dufite witwa Yesu, yewe mwari nizeye ubushobozi bwe mwajya mutera isi muyibabaza, ariko kubera impamvu zo kutamwizera muri hasi, ariko bishaka ngo mwari bamwizeye umwami wacu afite ubushobozi. Reka ngira hano bari tubyumva neza, nta mwanya mfite wo gufata wo guhangana n'abantu batabyumva.
ababyumva nibo ndababwiza, ababyumva nibo ndababwiza. Mbabaze musubize, ndikwabesha cyangwa ndikwabesha? Wenda ndikuratumurira sha, afite ubushobozi cyangwa ntabwo ari? Burahari. Yizira hano sha, yizira hano. Uba usharanga kurinze kujya muri gereza, kandi muri ukwezi Imana ikurinze gukorana dosiye yatumufunga imyaka 13. wowe washimira bikuyeho. Ariko murahari? Are you ready? Uriteguye kwakira igitangaza? Ababyiteguye muhagurutse gutera. Ungamakura marucyanga atari bifubi. Ndabwiye umuntu wese washanga uyu mwami amuhindurira amateka. Maze gusomera ijambo nafashika amaraza mu maso. Hari icyo urageraho akagutera ubwoba, wagize guterwa arakomeje, nibyo cyangwa nagaribyo ngo arahitinga. Ariko arakanamenya umuntu ahitinga umwaka umwe, uwa kabiri, uwa gatatu agapfa, kandi yapfa ntasuke. Tuganire, dufite amakuru n'amazina menshi y'abantu bahitinze, namwe kandi murayazi. Harimo Badanisoni Mariko, umwami w'injyana witwa hip hop, yarapfuye, yarasutse karamekara. Harimo undi mugabo mwamwe muzi waririmbaga indirimbo yitwa Reke, yanjyana yitwa Reke Rake Double, muramwibutse? Witwa Rake Philippe Double. Babaze musubize, aracyariho? Arigize ngo aracyariho. Abasomye se yarapfuye arasuka. Noneho mbahaye umwanya nimutekereze n'ayandi mazina munsi yabayeho yahitinze. Bagiye bahitinga umwaka umwe cyangwa ibiri bagapfa. Ariko ndashimira Yesu, ndashimira Yesu, ndashimira Yesu, ndashimira Yesu. Ariko nimugire muti nimugire muti abanyafilimu mugire muti turashimira Yesu, turashimira Yesu. Udapfa turashimira Yesu. Utagira manda turashimira Yesu. Utagira iminsi turashimira Yesu. Batazatera kudeta ako kantu turashimira Yesu. Batazatera kudeta bamuvane ku ngoma. Kubw'iyo mpamvu rero iyo muri ubwoba nibushire, mubwira ubwoba nibushira, ubwoba epasa kopapa shalomeki papa saremeni yasokita eli yasohelema. Ubwoba nibugira ubwiyeme ukomera amashushe Yesu. Ukarakuru kandi yizewe ugiye gusorezaho yambwiye n'ibintu byose bari gutera ubwoba. Uriya mugabo yavuze abantu bakiri nabo nzabakumbura, nzabakumbura ku izina ry'Imana. Zadere
ntabwo bizakica araba ko wumviye Imana n'abazakundira ku munsi mubi. Uvuga cyane ngo Yesu. Vuga cyane izina ngo Yesu. Babwira ijambo rikomeye. Abafana Rayon Sports barayifana bakabwira no kwiyahura. Baraniyahura. Nabonye umuntu waguze imbwa miliyoni na 12 z'amafaranga. Yari umufana, yari umuzamu w'ikipe yitwa Argentine. Kubera gufana Argentine abona inote aragenda guhinga ayandikaho Argentine. Afana Argentine. Natwe rero uvuge ngo natwe. Niba tumwemera atari urwenya, atari urwenya. Mureke tumuvuga ngo neza. Yesu tumuvuge kandi tukihorera. Nabegereje tuganire nimere mwanzanye ahangaha tumuvuge kandi dutaje aramemera muhagurutse mutarara mutumira bishumushinga yepa yasa shere yasara shabure baratasa serimi ya tatapa shabure bamutumira bashi shepa yasa shabure yasa shere saravana Williams uvuga cyane ngo Yesu karabaye umwami ari kumbira mu mateka y'abagiye bahindura impamvu bahindure abifitiye ubushobozi ere para sorovarawa siriwiriki na sorevara bini kosema shango tikanser. Imana irambye ngo abayobozi basubiza amendo mwisa basubiza amendo mwiki uwari wagambiye kukwica ugiye kubyara umwana utwite. Arangiye ubarusha imbaraga arangiye gusabyara umwana mwiza kandi umurozi akanuye amaso. Ikindi kandi wabyara bakabaza cyangwa bakakubilaze uzaba ufite umwana muvuge ngo Yesu. Arangiye ngo tuze umutima ntabwo uri mu muryango wawe kandi wari ufite ubwoba byiyumvagamo uwo waje imbere aragutabasha. Uvuge ngo Yesu. Mukuru wanjye Pawulo ndaguha nimero ze mu telefone araguha amakuru neza. Bamwita Paul yandikiye abantu ba Kimironko arababwira mu masection mu cyumba cyo kubakangaye cyo kuwa mbere. Mukuru wanjye Pawulo abari ahabwa umugisha arababwira ngo bantu ba Kimironko maze kumva uburyo mwizera uwo mugabo ariko muramwizera n'amafi muramwizera cyangwa mugufirira kukinira mu mana zabakumbura. Igicumbi cy'ukura kigiye gutwara ku Kimironko. Igicumbi cy'ukura kimanukiye ku Kimironko mu buryo maze kumva uburyo mwizera uwo mwana mugakunda bera bose mama nanjye maze kubyumva mbasabira urudaki nabasabira uko ngize gute uko sense. Muranyemerera abantu bashanga nze kubasabira ko nahawe ubushobozi nze kubasabira kanigira ahangaha kanigira ahangaha cyane abahimana basubiza mu cyane
isi ni ijambo rya mbere uvuge ngo amen. Imana amashimwe. Ijambo rya mbere ryiza, ijambo ryiza reka rivuge n'uje mu cyumbe neza. Yamushyize hejuru y'ubushobozi bungahe none nibwo ubushobozi ukusanya ubushobozi uzi bwo gutazi. Kabiri y'imbaraga zingahe nivuga imbaraga ukusanya imbaraga uzi n'izo utazi. Ibi ngibi umuntu yabikora seminari. Hari imbaraga z'amafaranga, hari imbaraga z'amashuri, hari imbaraga z'abavuga rikijyana, ariko wumve ise yamushyize hejuru y'imbaraga zingahe zose. Umva kandi ngo n'ubwami ubuki kanishi yewe data uracyahagaze we tukabwanga ngo y'ubwami bungahe. Ni ukuvuga ngo Joe Biden uyu mugabo amuri hejuru, Trump amuri hejuru, Museveni amuri hejuru. Wa wundi batigishije ngo twaboneza ngo ni Putin. Putin na Putin biki muvuge ngo Yesu amuri hejuru. Abarusiya abari hejuru, abashinwa abari hejuru,